Yesu ashimwe cyane. Imana ni nziza kandi ibihe byose Imana ihabwe icyubahiro. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nejejwe kuboneka muri iri teraniro kandi kubera ko atari umuntu wabipanga ngo bikunde, turabishimira Imana. Ngira ngo mbere yuko twigana ijambo ry'Imana, ndabanza gushima Imana no gutanga ubuhamya butoya bw'iby'umuryango wanjye Imana yawukoreye. Nzi ko bamwe nyine mwabyumvise, abandi muranabibona, abandi mubigiraho amakuru, ariko munyemerere mvugeho ikintu gitoya. Mu rugendo rw'imyaka 11 n'amezi 2 nta mwana tugira mu muryango, muri iri teraniro nshimira Imana. Ntabwo mbivuye muzi byo n'ikigisho nticyakunda kandi n'iminota yaba myinshi cyane, ariko munyemerere mvuge ku masengesho 5 nasenze, kandi mvuge no ku isengesho rimwe madamu yasenze. Nshimira Imana ko madamu wenda yarakomeye muri ubwo buryo, kuko yasenze isengesho rimwe yararihoranaga, ahubwo gihe rimwe na rimwe nkumva nanze kumuca intege, ariko gihe nasenze amasengesho 5, ariko ndashimira Imana ko yasubijwe, kandi nanjye Imana yaransubije, ihabwa icyubahiro. Ntabwo wenda nzi ukuntu umuntu Imana imuyobora, ariko Imana yaramuyoboraga cyane. Wenda ubwo nshobora kuba ndi n'umunyantege nke cyane, ariko madamu hari ukuntu muri ibyo bihe byose yarakomeye. Imana ihabwa icyubahiro. Muri amasengesho 5 gihe nasenze, isengesho rya mbere ryari ry'uko nabwira Imana ngo impe umwana. Mwigeze musenga mutyo? Nabayeho imyaka itari mike, ishobora kuba igeze nko muri 3 cyangwa 4, giye mbwira Imana ngo ntabwo nshaka umwana. Iyo mbivuze nanze kubibwira na madamu, nabisengaga ariko simbibwira madamu, ko numvaga ndi bumuca intege. Avuga ni inkuru sinayibwira madamu. Naracecetse, ibyo byari ryanjye jyenyine. Ariko mu buzima bwa Kigali nabonaga budashoboka, n'amahame nize yo kurera umwana neza, nabwiye Imana ntabwo nkeneye kubyara umwana, kubera yuko nta muntu udafite ubushobozi wemere kubyara abana bo kubona ibyago n'amakuba. Ntabwo Imana ari bishaka ko baba mu isi. Bityo njye imbere y'Imana ndabibwira nti Imana, nta bushobozi mfite bwo kuzita ku mwana, nta mwana nkeneye. Niko nabwiraga Imana, ko nabonaga ubushobozi mbona bwose burajya ku mibereho yacu kugira ngo tubeho neza, turye neza, nkabona biragarukiraho. Nabwira Imana nti reka biguma aho ngaho. Ariko ndabyibuka Imana ni nziza, Imana irakomeye cyane. Igihe cyarageze kubw'ubuntu bw'Imana no ku bintu umuntu atasobanura, mbona Imana inteye iteka ryo kugenda hari ibyo ingezaho. Cyane ko sinzi, wenda na Yesu yabivuze muri Yohana 14, avuga ati ngiye kubategurira ahanyu, sibyo? Mbonye ahantu ho kuba, ndavuga nti ubushobozi bwagendaga aho nabaga, ubu bwakwita ku mwana. Icyo gihe ntabwo nanasenze, nabwiye madamu ndamubwira noneho ubu tugiye kubona umwana. Nuko namubwiye, nawe ntabwo ntekereza ko yumvishije impamvu mubwiye gutyo, kuko sinigeze mubwira ko nsengera kutagira umwana. Ndamubwira noneho tugiye kubona umwana. Ubwo nari maze kubonaho kuba mpafite, kandi akazi ngafite, mbona uburyo bwo kubaho no kwita ku mwana bigize gute bishoboka. Ntiyabimenye cyokoza, byaje kumenyekana mu bundi buryo bwa kabiri. Yaje kurwara indwara iramukomerera cyane. Indwara imaze kumukomerera cyane, ariko ku buryo n'imiti yashoboraga kumufasha mu burwayi yari afite byari byamaze kwanga. Mujye mwizera ijambo ry'Imana. Muri Yakobo igice cya 5 amagambo avuga ngo umuntu nimba arwaye atumira abakuru b'itorero bamurambikaho ibiganza, ati nimba arwaye azakira uburwayi bwe, ati kandi nimba afite n'ibyaha azabibabarirwa. Ayo magambo Imana yaremeje mu muryango iwacu. Araremera pe, ariko yaremereye cyane nyine n'uburwayi bwamaze kugira ikibazo. Imana rero itegura ibintu byayo neza cyane. Twizera ayo magambo, nari naramaze no kuyizera cyane, ariko nkanga gufatira ibyemezo madamu, nkavuga nti we agomba nawe kubanza kubyizera. Nuko igihe kibaho dusenga isengesho rya 2, ubwo ngeze ku rya 2 rya mbere narirangije.
bw'Imana ibyo yari yarisubije kuko ikibazo cya nari mfite yari yamaze kukibona igisubizo. Kandi ntabwo nasengaga Imana mu bushobozi oya. Nari nzi ko Imana itegeka ijuru n'isi n'abanyabyaha babona ibyo bafite ibyo batunze byinshi. Ntabwo nigeze nsenga Imana nyibwira ngo inzu ugire gutya oya. Nayebwe namenye neza yuko umuntu afite ubushobozi adashobora kugira umwana. Ni rero ubwo umwana ubare wihora ko biri mu maboko yawe byose. Imana ibona ibyo impa n'ibindi ibikora neza cyane. Iryo somo ryatumye twizera Imana, hanyuma dutumira abakuru b'itorero. Birumvikana ntabwo bari bose kuko n'abakuru b'itorero dufite nyine bari benshi, nasengeraga ku Muhima. Nuko abakuru b'itorero rwose ndibuka bageze muri 6 baza mu rugo, kandi intero ari ugusenga ngo Imana iba ariyo ikiza madamu. Twarasenze itariki sinzazibagirwa kugira ngo ntarondogora sindi buzigemo. Noneho bukeye njya ku kazi nk'ibisanzwe. Ikintu cyantunguye no kumva madamu ampamagara ati bwa burwayi bwakize. Mujye musenga Imana. Mujye musenga. Dufite Imana yumva cyane. Hari igihe igaragara nk'icecekeye ariko irumva. Hari n'ubwo ugira ngo ntabwo ibyitaye ariko ibibyitayeho. Ntabwo Imana rero nayo igira parapara cyangwa ibintu abone byayicanze. Ntabwo biyicanga, niyo mpamvu ituza cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Uko gukira kwayo masengesho kwajyanywe no kugira umwana. Wa wundi n'ubu navuga ntubwo ibintu bitunganye biraza kwemera kuko byaremeye umwana araboneka. Ariko ko nabyo ko ntari bugemo cyane kuko uwo mwana yaze gusinzira. Nimba ndi bubyite gusinzirira, mama wakimutwite ku mezi 8 yasinziriye mu nda ye. Umwana ntegereje imyaka ingahe 7 nawe aza gusinzira. Igihe yasinziraga rero nabwiye Imana noneho rero ntuhari ikintu tugiye kujya tuvuganaho. Nimenye neza ko udashaka ko ngira umwana muri ubuzima. Nariko ntabwo ndi buca umurongo, ahubwo ndabikira amaboko yawe ngo bibe kugiza gute. Ntangiye kujya mbwira Imana, nimba uzaduha umwana biri mu maboko yawe, nimba utazamuduha biri mu maboko yawe. Ntabwo navuye ku Mana, ariko numvishije wagira ngo Imana yambwiye ngo nta mwana nzagira gute. Ni mpamvu nababwiye ngo isezerano rya madamu ryari rikomeye kuko yahoraga avuga ngo azabona umwana. Imana ihabwa icyubahiro. Byari bimaze kwanga ubwo noneho byari bisaga nkaho byanze burundu. Ariko Imana ni nziza cyane, igihe yemera gutegereza undi mwanya muto ngo ikore ikindi kintu gikomeye cyane. Hari igihe itanga umwanya ngo abantu babanze bagire ibyo bakora, ariko Imana ikabifite irindi jambo. Ubwo isengesho ryanjye rya gatatu ni mwaryumvishije, ni bibuko Imana igize gute ishaka. Noneho isengesho ryanjye rya 4, madamu yahoraga mbaza buri gihe ngo mbese ibintu urabisengera. Noneho kuko nanjye nasengaga ngo yuko Imana ishaka, nkamubwira nti Imana yacu irabizi ibintu humura bizagenda neza. Simwemure ko, ariko hari n'igihe namweruriye kuko yari yamaze kundembya, mbwira ati kuki ibintu utabisengera. Ndamwemura ndamubwira nti ibi bintu nabishyize mu maboko y'Imana ngo yuko ugiza gute ishaka. Igihe kimwe byafashe undi mwanya arambwira ati ibintu ntabwo bisengera rwose, ibyo bintu ama n'ibihamya byabyo. Kandi yarabimpaye biramfata. Byaramfashe pe. Yarambwiye ati umuntu witwa Isaka, Rebeka, yego Rebeka yasabye umugabo we ko amusengera, kandi amusengeye byiza gute. Uwo munsi naramufashe mujyana mu cyumba nti ngwino dusenge noneho. Ndagenda mbwira Imana, mva Mana noneho habyumva. Nimba ubona hari indi ntambwe waduteza kandi ukagira undi nshingano duha yongere kuyo dufite, ndagusabye uzaduha umwana, uduha umwana. Ni nuko navuze. Reka mbabwire uko kwezi niko yasamiyemo. Imana ihabwa icyubahiro. Dufite Imana nziza cyane. Suko twicaye, suko wenda kuko utashakaga umwana, ariko intambara abantu baba baraciyemo ziba ari nyinshi. Ariko reka mbabwize ukuri, nubwo tuzifite ntabwo tuzataha ari twe tubishoboye, tuzataha Imana ari ibishoboye. Ibintu byacu byose bisa nkaho bidashoboka, sibyo? Ariko ku Mana bigize bite birashoboka. Imana rero turayishimira ko yaduhaye umwana w'umukobwa, isezerano Gera. Ndabishimira Imana muri iri teraniro, kandi mfashe akanya ngo mbishimire. Cyo kuza indi sengesho nasenze ko arandi nagiye nsubizwa ntari bubabwire kuko byasaba nyine ibyo ngibyo gusa, kandi dukeneye kubumbura Bibiliya.
ndabyibuka muri ubwo buzima nababwiye nasenyeraga Imana kutaduha umwana. Icyo nicyo madamu akunda gushinya ati we usengera ibintu birakunda atari ko dere ntago ibintu bisengera. Twaje kugira gutya madamu bari gushaka perimi cyane. Mabizi perimi ko nahita ajya yoroha. Sibyo? Noneho igihe kimwe nkabona aragenda buri gihe agatsindwa. Nkabona amafaranga asohotse ari menshi kandi muribuka ko nababwiye ko nifite ikibazo cy'ubushobozi. Noneho agira gutya ariyandikisha no kwiyandikisha byajyaga bifata umwanya muremure igihe kikagera ndende rimwe nta nayo ufite. Mbona amafaranga dufite yose agiye kugenda none muri perimi. Ariko reka mbabwize ukuri, uzi ko Bibiliya ivuga ngo umuntu udatungabe aba ari umupagani hanyuma y'abatizera. Ngiye ku nshingano yanjye numva umuryango ntawe uhagije mba numva mfite ikibazo gikomeye cyane. Nuko ndamubwira nti wakwihanganye kuko nta bushobozi dufite, ubwo dufite twaba tugiye kujyana muri perimi biragenda bite? Babwire nanga urugo ruteka igisorori kimwe ntago ari ukunda ibiryo, ariko urugo ruteka igisorori kimwe ntago nemeranwa narwo. Kwe nkibona igisorori kimwe mpita numva ari imvange. Avuga nti iki gisorori kimwe giteje ibibazo cyane. Koravuga agiye kuyajyanayo ubwo tuzasigara ku gisorori kimwe birabaye. None mbonye nawe yamaramaje byanze ndamufata mujyana mu cyumba. Ngira Imana mva man iyi perimi igiye kuzatuza umutekano. None ndagusabye iyi perimi uyu munsi uyimuhe. Ni nuko navuze pe ntago nari bubisengere ko n'abatizera barazitahana. Ntago nari bubisengere. Hari mu gihe ntajya nsengera. Mva aragenda arakora uwo munsi aratsinda nshima Imana. Ubwo rero byagiye bimwirinyiza yuko yo nsenze wenda Imana kandi koko iransubiza Imana ihabwa icyubahiro. Rero ubuhamya bwa burebure bwo mbivunaguye byumvikana kandi rwose muri itana sinaye kubura kugira uwo mwanya wo gushimira Imana. Ndabishimira Imana nanjye cyane, Imana muyihe ishimwe ryayo mu buryo bw'umwihariko. Imana ihabwa icyubahiro. Isomo tugiye kuganiraho wenda ndanayagira abiri. Ni isomo riri mu Byahishuwe igice cya 11 umurongo wa 15 ndetse ndasoma no n'irindi ryo mu gice cya 10 umurongo wa 5 ngeze wenda ku murongo wa 7. Niho nshaka kugira ngo amagambo y'ukugura kwacu k'uyu munsi twongere tuyashingira. Byahishuwe igice cya 11 umurongo wa 15 ndetse n'igice cya 10 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 7. Ndifuza ngo abantu bahatekerezeho kubera yuko nifuza ko abantu bahatekerezaho. Kadusoma aya magambo. Titira amagambo aravuga ngo impanda ya 7. Nushaka nawe uzayita impanda ya 7. Iki cyiciro nushaka kukite gutyo ntacyo biraba bitwaye na gatoya. Impanda ya kangahe? Impanda ya 7. Marayika wa 7 avuza impanda. Impanda iravuga, marayika wa 7 arayivuza. Marayika wa 7 avuza impanda, mu ijuru havuga amajwi arenga ngo ubwami bw'isi bubaye ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo we kandi azahora ku ngoma iteka ryose. Imana ihabwa icyubahiro. Igihe impanda yavugaga marayika wa 7 ari uyivugije, byanze byaratubwiye ngo nuko mu ijuru bahita bahamya bati uko byagenda kose ubwami bw'isi bugomba guhinduka ubwa Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Impanda yaravuze, ivuzwa na marayika wa 7, ntago yavuzwe mu marayika wa mbere wa kabiri wa gatatu. Batubwiye ngo marayika wa 7 avuza impanda. Akivuza iyo mpanda byaretse byaratubwiye ngo nuko mu ijuru bahita batangaza ngo ubwami bw'isi bubaye ubwa Kristo ati kandi azahora ku ngoma iteka ryose. Reka mbabwire ucyumva ya magambo uhita wibaza ngo ni gute nazaba muri ubu bwami butazanguka iteka ryose. Ubwo ukwiye kwita ubishakira aho hantu uvuti ni gute naboneka muri ubu bwami ijuru ryamaze gutangaza ko buzabaho uko byamera kose. Ati mu ijuru baravuga ngo ubwami bw'isi bubaye ubwa Kristo kandi azahora ku ngoma iteka ryo. Ibyo bintu byemejwe n'ijuru, sibyo? Ni ibintu umuntu adashobora gukura. Niyo byagenda gute? Ni ibintu umuntu wo kwisi adashobora kunyeganyeza ngo bizashoboke cyangwa bisimbure. Ibyanditswe biratubwiye ngo nuko mu ijuru bavuga amajwi arenga ngo ubwami bw'isi bubaye ubwa Kristo kandi azahora ku ngoma iteka ryose. Ubwo bwami butazahanguka nibwo bwami Imana yifuza ko abana bayo biteguriramo kuzabamo iteka ryose. Mu gice cya 10 mwumve amagambo murongo wa 5. Gice cya 10 murongo wa 5 haranditswe ngo
marayika nabonye ahagaze ku nyanja no ku butaka, amanika ukuboko kwe kw'iburyo agutunga mu ijuru, arahira ihora iteka ryose yaremye ijuru n'ibirimo, n'isi n'ibirimo, n'inyanja n'ibirimo, ati ntihazabaho igihe ukundi. Murongo wa 7, ahubwo mu minsi y'ijwi rya marayika wa 7 ubwo azatangira kuvuza impanda, niwe ubwira bw'Imana buzabusohoye, nk'uko yabwiye imbata zari zo bahanuzi. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ibyanditswe biratubwira ngo nuko marayika wa 7 avuza impanda, aravuga ngo ahubwo mu minsi y'ijwi rya marayika wa 7 ubwo azatangira kuvuza impanda, niwe ubwira bw'Imana buzabugize gute? Busohoye, nk'uko yabwiye imbata zayo ari zo bahanuzi. Hari ibintu Imana yavuze, sibyo? Kandi yabibwiye abahanuzi. Ibyo bintu Imana yarabivuze, kandi yarabivuze ku buryo budashobora gukuka. Nimba mushaka kwemera ukuntu amagambo y'Imana yavuze atajya ahinduka, mujye mushingira ku gitambo cya Yesu, kuko burya Yesu iyo ijambo ry'Imana riza kuba rihinduka ntabwo ari kujya ku musaraba agapfa. Oya, amagambo y'Imana yari kuyahindura. Ariko kubera ko amagambo y'Imana adashobora guhinduka, adashobora kuvaho, Yesu yagombaga gupfa kugira ngo umuntu abone ko anacungurwa. Ibyanditswe bitubwiye muri iri jambo, bitubwiye ngo ahubwo mu minsi y'ijwi rya marayika wa 7 ubwo azatangira kuvuza impanda, aratubwiye ngo noneho muri iki gihe cya marayika wa 7 nibwo ubwiru bw'Imana buzaba busohoye, nk'uko yabwiye imbata zari zo bahanuzi. Hari ubwiru bw'Imana bugomba kumenyekana, kandi ubu bwiru bw'Imana buri wese turi kumwe hano agomba kubumenya neza, yitonze neza, akabusobanukirwa neza, akabwumva neza, akabuhagararamo neza. Kubera iki? Baravuze ngo nibwo ubwiru bw'Imana buzaba bugize gute? Nk'uko yabwiye imbata zari zo bahanuzi. Ibintu oya, baratubwira ngo hari ibintu Imana yavuze bigomba gusohora mu gihe cya 7 gusa, sibyo? Ngo nibwo ubwiru bw'Imana buzaba busohoye, nk'uko yabwiye imbata zari zo bahanuzi. Ubwiru bw'Imana dukeneye kubwumva cyane. Reka mwumve amagambo ngiye kubasomera mu magambo Pawulo yandikiye abakorinto, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abakorinto igice cya 2. Ngiye gusoma mpereye ku murongo wa 6. Mwumva aya magambo kubera yuko nta magambo nyine dukeneye guhagarara muri iki gihe, tukaba dufite ububwiru bw'Imana. Ibintu ijuru ryamaze guhamya ati niko bigomba kuzagenda, ibi bintu bikumvikana neza. Urwandiko Pawulo yandikiye abakorinto ba mbere igice cya 2, ikansomere ku murongo wa 6. Icyakora ubwo bwenge tubuvuga mu batunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashiraho, ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, ari bwo bwenge bwahishwe. Kugira ngo mwumve yuko ubwenge bw'ubwiru bw'Imana bwagize gute? Bwarahishwe, kandi n'ubwenge bugomba gusobanuka kugira ngo abantu bitegure kuzaboneka muri iyi ngoma idasanzwe y'iteka ryose. Ngo hari ubwenge bwahishwe, kandi Imana ishaka ko ubwo bwenge buhishurwa, sibyo? Ubwo Imana igomba kuduhishura ubu bwenge kugeza umuntu wese abubonye, abusobanukiwe. Ububwiru bw'Imana bugomba kuzasobanuka kuruta ikindi gihe cyose cyabayeho. Yesu agomba kuzamenyekana, sibyo? Yesu agomba kuzavugwa ku buryo abatuye isi bavuga batumva uko byagenda kose agomba kuboneka imigabane 2. Buri isi igomba kuzagira imigabane 2, sibyo? Abantu bamenye ububwiru bw'Imana ku buryo bashobora guhamya amagambo avuga ngo ngibyo mu isi byose niyo wabitumwe nta kintu byakumarira udafite ubugingo bugize gute. Buriya mu gihe bamwe bari kubyitaho cyane, abandi nabo bari kurushaho kwita cyane kuri ububwiru bw'Imana. Umurongo wakomeza utubwira ngo ntago nawe usoje, ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, aribwo bwenge bwahishwe Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Umva ko ubu bwenge bw'Imana ngo buduheshe iki? Nicyo kuzaboneka mu ngoma y'iteka ryose. Ubwiru bw'Imana buduhesha icyubahiro. Ubone ngo abamarayika b'Imana tugera mu ijuru bazavuga bati abantu bavuye he koko? Ngo ibyo bintu bizabatangaza cyane, kuko ubundi witegereje ukuntu ibintu biteye, sibyo? Ubundi ubona nta muntu ushobora kuzamuka ikirere ngo byemere, kandi buri muntu wese iyo yirebyeho, sibyo, ubona bimeze nkaho bitagira bite. Reka mbabwire, ubona bimeze nkaho bitashoboka. Niyo mpamvu urundi kuzajya mu ijuru ntago bishingiye mu muntu ubwe ku giti, bishingiye mu Mana. Niyo mpamvu ububwiru bw'Imana buzaba bumeze nko gufata Yesu ukamwizirikaho, ukavuga tumva ni wowe mfite kugira ngo nzazamuke ikirere bishukunde, ni wowe wenyine niringiye. Ubwiru bw'Imana ubwo yabwiye imbata zari zo bahanuzi ngo ni ibintu bigomba kuboneka mu ijuru rya marayika wa 7.
ni ibintu bigomba gusobanuka neza, bigasobanukira ubwenge bw'ababyumva kuruta ikindi gihe cyose cyabayeho. Ni igihe abantu bazereza icyubahiro cya Yesu, abantu bakajya bavuga ariko abantu batekereza bate, uyu Yesu bahisemo bingana gute, angana gute, biremereye biterwa buriya ku isi hari abantu bazi yuko ibintu byabo kuba bitembera neza ari ukubera imbaraga zabo. Bakavuga ati tuba twiyushya kuya tuba twiyushya kuya. Ariko reka mabwiza ukuri ku ibintu byo kwisi bitembera neza ngari kubera kwiyuha kuya. Nasomye amagambo kandi yakunda cyane ari mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose. Baranditse baravuga ngo miliyoni nyinshi z'abatuye isi zirya kubera igitangaza cy'Imana, kugira ngo wumve yuko abatuye isi atari kubera imbaraga zabo. Ngo igitangaza Yesu yakoze igihe yagaburaga abantu 5,000, ngo n'uyu munsi ijuru riracyagikora. Buri munsi cya gitangaza kiraba. Imana itubura amafi 2 n'imigati ngahe. Burya rero ibintu abantu bakora ni amafi 2 n'imigati yonyine. 2 ni hako mwumvera imbaga y'abantu bari imbere ya Yesu. 2 amafi 2 n'imigati 5 yonyine. Ibyo Yesu atubura buri munsi abantu bakarya bikemera, ubundi umuntu akagenda abwira Imana ati ngewe bura nta nubwo, akamera nka ya magambo yasohoye ku nteko ishinga amategeko y'Ubufaransa igihe bavuga bati nta Mana ibaho, bakayihakana cyane. Bavandimwe banjye, ari ubwira bw'Imana bwahishwa abantu, sibyo? Ariko icyama Imana ikabuduhishurira bugahinduka ubwacu, ku buryo umuntu amera nk'aho abwiziritse akavuga ngo mfite ikintu abantu batazi, icyo ndagifite. Ku buryo umuntu aba mwisi ibyiringiro bye bishinze aho hantu. Ubundi buriya ibintu byose bigira centre, sibyo? Bigira center, ibintu byose bigira center. Na telefone igira icyo bita setting, sibyo? Ibintu byose bigira ahantu bihurira. Ububwira bw'Imana ugomba kubugira ku buryo uvuga uti ububwira bw'Imana namaze kumenya ibanga ritashobora kunkura aho hantu. Reka mwumve umurongo wa 8. Mu batware b'iki gihe nta wabumenye, kuko babumenye ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Umva impamvu batamenye ubwira bw'Imana. Ntago abantu benshi cyane bashaka Yesu, ahubwo mu buryo bugaragara abantu bifuza kubamba Yesu ku mukarubanda. Burya Yesu ntabwo yishimiwe mu isi, kandi kuko reka ye kutishimirwa, kuko ubundi Yesu agomba kwimika ubwami butazanguka iteka ryo. Kandi Satani nawe yavuze yuko ubwami yabugabanye, sibyo? Nta mwami wakwifuza gutakaza ubwami bwe. Satani yavuze ngo ndetse ngo abagabiro agize gute ashaka, kandi bw'ibyo ayo magambo Satani yabwiraga Yesu, kugira ngo mwumve ko Satani nawe burya ibintu byabihagararaho cyane. Aravuga tuva isi ninge wayigabanye, kandi nyigabiro ngize gute? We yabibwiraga rinde? Ubwo ari we na Yesu ndi waremye isi, kugira ngo mwumve ko Satani yihagararaho azasaza imigeri cyane. Ariko ikintu ushimira Imana ngo marayika wa karindwi azavuza impanda ngo ubwami bw'isi bubaye bwa Kristo, kandi ingoma izahoraho iteka ryose. Kubera yuko Imana ibyo bintu niko yabiteguye, niko bigomba kuzagenda. Ngo impamvu abamwisi batamumenye ngo nuko bamubamba. Uzi abantu baza gufungura bakifuza Yesu baba barabonye umugisha. Wa mugani w'isomo badusomeye yo muri Yesaya 48:18, tiyuza ko warumviye amategeko y'Uwiteka uragize amahora ameze nk'uruzi, ngo gucyanukwa kwawe kuba kwarabaye nk'umuraba w'inyanja. Mwabonye ko inyanja ibituje cyane. Mu cyigisho nzi ko mwakize igihe Yesu yaturishaga umuyaga mu nyanja. Iratubwira ngo nuko Yesu abwira umuyaga ati cece kugira gute? Umuyaga uratuza. Mu wifuzo yose baravuze ngo n'uyu munsi Yesu aracyaturisha imiyaga, kandi uyu munsi Yesu ashaka guturisha ibintu byose, Imana ikabishyira ku murongo. Abantu bose bazamenya ububwira bw'Imana, Imana izabaha ubwenge kwisi batigeze babona, kuko batubwiye ku murongo wa 7, ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwira bw'Imana. Uzi ko ubwenge abantu benshi babumenya iyo bageze ku munota wa nyuma. Reka mbasomere amagambo ari muri Yobu mwumve 28. Ndabizi yuko iri somo dukunda kurikoresha ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byane ko kujijuka. Ariko reka mbasomere aya magambo mwumve igihe abantu bajya barunguruka gatoya ku bwenge bw'Imana. Yobu 28, wenda nishaka reka mpere ku murongo wa 3 kugira ngo hagire amagambo make yumvikana. Haranditswe ngo umuntu amaraho umwijima akawugenzura akageza mu maherezo y'urugabano, akurikiranya amabuye ari mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu. Abantu bafite ubushobozi bwo kumaraho umwijima bikagira bite? Bikemera.
hariya mbabaza ikibazo, mushobora gutembera muri Kigali habona neza nta toro ucanye cyangwa ikindi kintu, ufite n'imodoka ukaba wagenda ntucana amatara? Abantu bafite ubushobozi bwo kwirukana umwijima bikagira bite? Abantu bafite ubu bwenge kandi barabufite pe. Nanjye ndabashima cyo koza ntugire ngo ndabashima ko bafite ubwenge, sibyo? Ariko mwumve umurongo wa 4, acukura urwobo kure y'abantu yaho abantu batuye, bakitendeka muri rwo kure y'abantu, ntibahashinga ibirenge bakanagana hirya no hino. Isi nayo ivamo ibyo kurya, kandi kuzimu hayo habirindurwa nk'ahari umuriro. Amabuye yavamo safiro irimo umukungugu w'izahabu. Iyo nzira nta gisiga kiyizi, n'ijisho ry'ikuzimu ntiryigeze kuyibona. N'inyamaswa zaho ntabwo zayikandagiyemo, n'intare y'inkazi ntizayinyuzemo. Ariko mbabaza ikibazo, umuntu agera aho hantu ibintu byose birimo akavana mu butunzi burimo bikemera cyane. Umuntu afite ubwenge bugenda bakajya kumuvuzanisha ibyo kurya hasi cyane mu butaka, abantu bakararamo, gasanga umuntu afunze agatorosha ahangaha, akajya cyane mu birometero byinshi cyane, akagenda akageramo akazanamo ubutunzi. Birashoboka? Barabikora? Aho ni abahanga cyane. Umva rero umurongo wa 9, umuntu arambura ukuboko kwe ku rutare rw'isarabwayi, yubika imisozi uhereye mu mizi yayo. Abantu barabikora? Oya, urutare bakarwasa ku buryo ubona ibyo bintu ukavuga uti ibintu abantu babishobora bati? Abantu bafite ubwenge ibyo bintu babishobora bati? Umurongo kandi ngire ku murongo wa 11, agomera imigezi ntitembe, kandi agaragaza icyari gihishwe, ariko ubwenge bwo buzabonwa. Umva kandi baracyabaza ngo ariko ubwenge bwe buzagira gutera? Buzabonwa. Kandi tubonye abantu bafite ubwenge, hari ubwiru bw'ubwenge Imana ishaka abantu bamenye. Ariko ubwenge bwo buzabonwa he? Cyangwa kumenya kuba he? Umuntu ntazi igiciro cyabwo, kandi ntibubonwa mu gihugu cy'abazima. Ubwo bwenge ntabwo bubonwa mu gihugu cyahera. Ubwo bwenge bwahishwa abantu, kandi mu gihe cya karindwi ubwiru bw'Imana bugomba kumenyekana neza, kuko hari ibintu bigomba gusobanuka, kandi bigasobanuka ku rwego rwo hejuru, kandi koko bizasobanuka. Ibintu bizasobanuka ku buryo nta kubeshya kuzongera kubaho. Umuntu akabana umuntu w'Imana cyangwa ni umupagani. Apana bya bindi dusoma. Buriya rero iyo turi kwiga amagambo yo mu Byahishwe igice cya 10 cy'umurongo wa 17 ndetse n'iki gice cya 10 umurongo wa 7 batubwira ubwiru bw'Imana buri mu mpande ya 7, hari ikintu abantu bagomba kumva. Ubundi iyo mpande yo mu gihe cya 7 inavuga n'ibintu byo mu gihe cya 7, sibyo? Kandi ivuga n'ibintu byo mu itorero rya 7, kandi ivuga n'ubutumwa bwa marayika 3, kubera yuko nibwo butumwa bwo mu gihe cya 7 nanone. Ubwo abantu bagomba kwicara hasi, sibyo? Bagacukura bakageza kuri ubu bwenge Imana ishaka ko bagira, kandi bakavuga ko babubonye, bakabubona neza. Ubu ni igihe Yesu rero azabana n'abantu nk'uko n'uri na Satani nawe ari kubana n'abantu be, sibyo? Ubu iki ni igihe Satani ari gushaka kubana n'abantu be neza, bagahuza kuri buri ntambwe yose. Ariko n'igihe nanone Imana izahuza n'abantu bayo bakabana kuri buri ntambwe yose. Umurongo uratubwira ngo, umurongo wa 14, imuhengeri haravuga hati ntibundimo, n'inyanja iti ntiburi kumwe nanjye. Ntibuboneshwa izahabu, kandi nta feza igerwa kuba ikiguzi cyabwo. Ntabwo bugereranywa n'izahabu ya Ofiri cyangwa shohamu y'igiciro cyinshi, habe na safiro. Izahabu n'ibirahure ntibihwanye nabwo, kandi ntibwaguranwa ibyambarwa by'izahabu nziza. Fezaruku n'ibirahure ntibizavugwa. Nukuri igiciro cy'ubwenge kiruta marijani. Topazi yo muri Egiputa ntabwo ihwanye nabwo, kandi ntabwo bwagereranywa n'izahabu nziza. Mbega ubwenge bufite igiciro cyo ku rwego rwo hejuru. Ubwenge Imana ishaka guhishura ubwoko bwayo. Ariko ibaze, umuntu akubwiye, ibaze ubu bwenge buza bugasumba izahabu, sibyo? Umaze kumenya yuko hari ubwenge busumba izahabu, ariko abatuye isi bose ntibarwanira zahabu. Ukamenya ko hari ubwenge bufite ubushobozi buri hejuru y'izahabu. Reka mbabwire, ibyo nibyo bintu Imana ishaka guhishura abana b'Imana. Ibintu bimeze nk'aho mu isi badashobora kubona, kandi nabo ubwabo bafunze inzira yo kubibona, bageze ku bundi bwenge bwose, yego? Kandi nababwiye ngo ubwo bwenge ndabukunda, mbona ari ubwenge bw'igitangaza, sibyo? Ariko hari ubwenge burusha igiciro izahabu, hari ubwenge buri hejuru y'ibintu byose, ku buryo umuntu yabubonye aravuga ati nahangana nicyo kintu nari nkeneye kuruta ibindi bintu byose, ku buryo atakwirukanka kuri ibyo bintu. Baravuze ngo niyo yaba topazi, ntabwo ubwo bwenge ntaho yahurira nabwo.
nako namwe nimwibaze nibyo bintu rero Imana duhamagariye aha hantu sibyo ngo tubone ubwenge buri hejuru y'ubundi bwenge bwose. Nicyo cyatumye Imana iduhuza, kandi nicyo kintu ukwiye gushinga hagati muri iyi si imeze gutya, ukabona ubu bwenge buruta ubw'izahabu, ukabona ubu bukungu buzahesha umuntu kuzamuka kino kirere bikemera, abandi bazamuka bikanga, ntibinakure ntibizigere banabigerageza. Ahubwo byanditswe biratubwira ngo n'abazaba bakiri bazima ubwiza bwa Yesu bazarambarara hasi. Ariko ababonye ubu bwenge bazagira ngo undi bazaba bafite ubwenge, ni ubwenge buzamura umuntu akajya mu ijuru, ni ubwenge butuma umuntu abona ibyo mu ijuru, ibyo mu isi bikaza ku mwanya wa kabiri. Ni ubwenge butuma umuntu aba mu isi azi yuko niyo yariye ntabwo ari imbaraga ahubwo ni iz'ijuru. Ni ubwenge bwo mu ijuru buhesha umuntu gushima Imana n'igihe ateye intambwe. Kubera iki? Ibyanditswe biratubwira ngo abamarayika b'Imana baturinda kuri buri ntambwe yose dutera, kugira ngo wumve ko na buri ntambwe yose dutera kubera ijuru. Umuntu yamaze kuruhuka buno bwenge niwe uvuga utumva mbonye ahantu ntarinzi kandi ndahabonye. Reka mwumve umurongo wa 20. None se ubwenge bukomoka he no kumenya kuba hehe? Ko buhishwa amaso y'abazima bose bukihisha inyoni zo mu kirere. Kirimbuzi n'urupfu biravuga biti amatwi yacu rero yabwumvishije impuha zabwo. Ngo abantu bashoboye kugerageza kumva impuha z'ubwenge ni umuntu wari ugeze ku munota we wanyu, sibyo? Arakucye vuba izahabu nakurikiye nta kintu imfashije, n'ubu nta handi urupfu ruranyasamiriye, sibyo? Akavuga ati mva ibyisi byose bimeze nk'ukuruka nyuma y'iki, nibwo atangira kwifuza ubwenge atagize gute. Umva akavuga ati igihe cyose nataye nirutse ku bintu bidashoboka, ibintu bifite agaciro kangana gute gake, nibwo avuga ati hari ikintu nahombye. Oya ngo kirimbuzi n'urupfu ngo zabwumvije iki impuha, nibwo avuga ati ibi bintu iyo nza kuba nabihize umutima nkaba ari byo nshaka, nashaka ibindi byose nkabyihorera. Reka mbabwire, nibwo umuntu yifuza ibintu atigeze ashaka mbere hose. Kandi nababwiye ngo ububwire bw'Imana mu gihe cya Marika wa 7 ngo buzagira gute. Imva ngo iby'Imana yahishuriye abahanuzi bayo bizasobanuka, kandi koko bizasobanuka. Oya umuntu uzabishaka azabibona mu gihe abandi babyumvishe impuha z'urupfu bageze ku munota wabo hanyuma. Hari abandi bazayibona bakiri bazima, kuko ibi ntabwo Imana yabihishe. Impamvu abantu batabibona nuko badashaka kubireba. Ariko Bibiliya iravuga tumva abantu barabihishwe kubera yuko Satani ari mu isi kandi yigarura imitima y'abantu benshi ku buryo ngo umucyo w'ubutumwa bwiza ngo utagira gutera ngo utabatambikira. Siko byanditswe byarabivuga. Umva ayo magambo rero, Imana nizi inzira yabwo kandi izi naho buba, sibyo? Nimba Imana ari izi inzira yabwo kandi ikabizi naho buri, ubwo dukwiye gushaka Imana, sibyo? Kugira ngo twire kuri ubu bwenge budafite ikiguzi na kimwe mu isi bushobora kugura. Umuntu akwiye gushaka Imana agafata Mana ninkubona ukanyereka ubu bwenge buri. Erega undi data wa twese ni uhishura umwana we, abantu bakabona ikintu batari bigeze bamenya mu mateka yabo. Ati ubu bwenge Imana yonyine niza aho buba. Ariko mbabaza ikibazo, ubwo murumva budaharira? Burahari cyangwa ntago buhari? Imana iza ahantu buri, kandi kugira ngo tuzabone tuzasaba Imana kugira ngo ibiduhishurire. Amagambo y'umugenzi aravuga ngo nuko mu gihe Mukristo yasengaga asaba Imana baramwigishe bati ujye usaba data wa twese kugira ngo aguhishurire umwana we. Bura data wa twese niwe udukora uwo murimo kugira ngo tumenye ikintu abo mu isi bose badashobora kubona. Niyo umuntu yaba afite marijane ingana gute, amabuye y'igiciro cyinshi, ari umuntu ukomeye cyane, ndagira ngo mbabwire ko ntabwo yashobora kugura ibi bintu ngo bishoboke, ntabwo byakunda. Ariko kuko ndi busoza iki gice n'ubundi ngisoma, reka nsome amagambo ari hepfo. Imana ni izi nzira yabwo kandi izi naho buba, kuko ireba kumera y'isi kandi ikareba no munsi y'ijuru hose, kugira ngo igere mu remere bw'umuyaga nukura amazi yageresha ishuro. Igihe yahereye imvura itegeko n'umurabyo w'inkuba ikawuha inzira, nibwo yabubonye ikabugaragaza, yarabukomeje ndetse iraburondora. Nibwo yabubonye igira gute? Irabugaragaza. Kuko ibyaremwe byose byaremewe muri we, kugira ngo ibintu byose biteranirizwe nanone muri we. Nibwo yabigaragaje. Burya gucungurwa kwacu ntago ari ibintu by'impanuka, ni ibintu biteguye neza, sibyo? Ni ibintu Imana yateguye, kandi ni ibintu Imana ihera umuntu ubuntu, sibyo? Ariko ngo nubundi banza kugera umutima w'umuntu kuko nimba witeguye kubyakira, kuko ibintu by'Imana ni ibintu bihenze cyane.
ntago ari ibintu Imana ipfa gufata ngo ishyire hari ivuga iti nta kundi byagenda ubwo. Oya, ibintu by'Imana birahenze cyane bavandimwe banjye. Maze ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi buva mu byaha niko kujijuka. Imana ibwira umuntu iti rero hari ahantu bibonerwa, ni ukwisunga Imana, Imana ikaguhishura ku ibanga abantu bose badashobora kubona. Ndashimira Imana cyane yuko ubu bwenge Imana ibuhishura. Ndashimira Imana yuko muri ubu bwenge harimo kudutunganya tugahinduka abantu b'iki b'Imana. Muri ubu bwenge niho umuntu atahura ikintu yabuze, ikintu ab'imisi bose badafite, ari cyitwa ubugingo buhoraho. Reka mbasomera amagambo make muri gitabo cy'urugo rwa Gikristo. Ni igitabo cyiza cyane, iki gitabo ni igitabo cyiza cyane. Hari amagambo ari kuri page ya 525. Reka mbasomera amagambo make ya mwumve. Hari ingingo ivuga ngo ku nkengero gusohora kw'ibyategerejwe, ku nkengero yo gusohora kw'ibyagize gute ibyategerejwe. Haranditse ngo turi mu bihe bikomeye by'amateka y'isi, nta gihe cyo gukora icyaha kikiriho. Burya ngo hari abantu bigeze bagira igihe cyo gukora icyaha, sibyo? Oya, abantu bakaba bafite umudendezo wo gukora ibyaha, abantu bakaba bafite icyo gihe, ngo ariko nta gihe cyo gukora cyagize gutera. Imana yashaka kuvumburira abantu ku ibanga ryo kugera mu gihe baba batagikora n'icyaha, ngo nta gihe cyo gukora icyaha kikiriho. Kandi iteka ryose gukomeza gucumura biteza akaga gakomeye, ariko noneho by'umwihariko ibyo ni ukuri muri iki gihe turimo. Ubwo mu buryo bw'umwihariko noneho iki gihe si igihe cyo gukora icyaha, sibyo? Amagambo arabimvishije. Oya, ubwo bwenye nibwo ari Imana ishaka kuvumburira ku bantu, sibyo? Igihe ibyaha bigwiriye, ibintu bimeze nkaho byacitse, igihe imitima ihagaze, igihe abantu hazaza habo bameze nk'atagaragara, sibyo? Imana igahishurira abantu. Oya, bakareba. Hari indirimbo njya nkunda cyane ya 47 ivuga ngo mpagaze ku nkengero ya Yorodani, sibyo? Ariko indirimbo ikintu nyikundira avuga ngo nubwo mpagaze ku nkengero ya Yorodani nubura amaso nkareba hakurya Kanani, sibyo? Uwo muririmbyi aravuga ngo niho ibyanjye bigize gute, niho ibyanjye biri. Ariko murumva ahantu yarageze, ntabwo ari ku nkombe ya Yorodani, ntabwo ari muri Yorodani, ahubwo yavuga ngo ibyo biri hehe, hakurya. Ntabwo ibyacu biri inaha rero, sibyo? Ariko ibyacu biriyo hakurya nibyo ijuru bishaka kuduhishura ngo ibyo abanyabwenge bagize batera bahishwe. Ati ngiye mpagaze ku nkengero ya Yorodani, sibyo? Ati nubura amaso yanjye nkareba hakurya. Ngo muri iki gihe mu buryo bw'umwihariko baranditse ngo ariko noneho by'umwihariko ibyo turiho muri iki gihe, ngo ariko noneho by'umwihariko ibyo ni ukuri muri iki gihe turimo. Ubu tugeze ku rugabano rw'isi zahoraho, kandi ubu duhagaze ahakomeye urebye aho igihe kigeze n'ibirebana n'iteka ryose kurusha uko byigeze kuba mbere hose. None rero ni buryo buri wese yisuzume mu mutima we, maze asabe imyambi irabagirana ya zuba ryo gukiranuka, yirukana umwijima w'iby'umwuka uri muri we, kandi mwezeho imyanda yose. Ubu ni igihe noneho cyo kusaba, sibyo? Ngo umuntu agire bwa bwenge. Urega n'ubwenge bwirukana icyaha, umuntu agahinduka umukiranutsi. Ubu ni ubwenge butangwa n'Imana yonyine, umuntu agahinduka umuntu w'Imana, akaba mwisa ari umuntu w'ikira w'Imana. Reka mwumve amagambo. Mbega uburyo uko ibyo bigiye kuzabaho byasobanuwe ari iby'agaciro gakomeye, kandi bikaba biteye amatsiko kuri twe abahagaze ku nkengero gusohora kwabyo. Uhereye ababyeyi bacu ba mbere bateraga intambwe basohoka muri Edeni, ibyo bigiye kuzabaho n'ibyo abana b'Imana bagiye guhanga amaso, bakabitegereza, bakabyifuza cyane, kandi bagasenga bifuza kuzabibona. Oya, ababyeyi bacu bateye intambwe bava muri Edeni, sibyo? Ariko buri kintu gitangaje, natwe tugomba gutera intambwe dusubira muri Edeni. Bateye intambwe basohoka mu, sibyo? Ariko kamabwiza ukuri, nubwo ntashobora kubyitegereza, ariko ababyeyi bacu bari bafite agahinda ko urwego rwo hejuru, sibyo? Batera intambwe basohoka hehe? Muri Edeni. Ariko natwe Imana izaduha umugisha, tuzatera intambwe natwe twerekeza muri isi yacu nshya, aho Imana yatubwiye ngo nuko ubwami bw'isi bubaye bwa Kristo, ngo mu ijuru nibo bahise batangaza bati azahora ku ngoma iteka ryose. Ibintu bitangazwa n'ijuru ntago ari abantu se babitangaza bikemera. Nese we washyiraho igihe cyo kuza kwa Yesu? Reka nta muntu ufite ubushobozi bwo kugarura ko Yesu, nta muntu ufite ubushobozi bwo gusoza ibintu biri ku isi, nta muntu ufiteho ijambo. Ariko reka mbabwire, ijuru bifiteho ijambo. Ijuru bifiteho ijambo, kandi rirabifite cyane. Bagenzi, dufatanije urugendo. Niko ndi gusoma. Turacyari hagati mu mwijima no kuvurungana no guhorera kubikorerwa muri iyi si.
ariko vuba bidatinze umukiza wacu agiye kuza atuzaniye gucungurwa n'ikiruhuko. Kubwo kwizera ni mucyo duhanga amaso isi izaba yahawe umugisha nk'uko yagaragajwe n'ukuboko kw'Imana. Nk'uko yagaragajwe n'ukuboko kw'Imana. Kubwo kwizera dukwiye guhanga amaso isi izagira gute? Izaza. Kandi biratubwira ngo uzaza ntabwo azagira gute? Ntabwo azatinda. Ariko kandi ayo magambo ntugire ngo yavuzwe vuba. Yavuzwe ryarira? Yavuzwe kera. Ariko ibintu bigomba guhora ari bishasha ku buryo ubundi abantu iyo biga Bibiliya neza bayumva nk'aho iri kubabwira uwo munsi, ntago bayumva nk'ibabwira mu gihe cyagize gute. Oya, Bibiliya buri munsi bibwira umuntu ikintu gishya gusa kugira ngo mve ko ntari ijambo ry'iki. Rero mwumva amagambo ngiye gusorezaho muri iki gice. Baravuze ngo ndabinginze ngo mwitegure kugaruka kwa Kristo ugiye kuza ku bicu byo mu ijuru. Uko bukeye nuko bwije mujye mukura gukunda iby'isi mu mitima yanyu. Uko bwije nuko bugize gute? Buri impamvu ari uko bwije nuko bukeye nuko binagoye kubikuramo. Ntago bigoye. Nigeze kumva umuntu ambwira ikintu numva kirantangaje cyane. Hari abantu batinya rero kugaruka kwa Yesu kandi koko bikabahangayika. Kurane rumushatse wanabumva. Hari umuntu ngo yararangije kwiga, sibyo? Arangije yumva abantu barimo barigisha ngo Yesu ngo agiye kugaruka bavuga ibintu by'imperuka. Hangije avuga ati mwe mumubwira baretse mbanze njye ku mafaranga. Kubera yuko hari umuntu nyine urangiza kwiga kumva nyine arashaka kubanza kubona ku mafaranga. Ariko reka mbabwize ukuri, mu ijuru ni ahantu heza cyane. Nakwifuriza buri wese kuzaba. Kandi uko abantu babitinya kose Yesu azaza. Ariko baratubwiye ngo uko bukeye nuko bwije mujye mukura gukunda iby'isi mu mitima yanyu binyuze mu mibereho mugira, nimusobanukirwe n'icyo gusaba na Kristo bisobanuye. Ngo binyuze mu mibereho mugira mutera bimeze nk'aya magambo batubwiye ukuntu tugomba guhora dukurikiye Kristo tumwiziritseho. Ati mu mibereho yacu tugira nidusobanukirwe n'icyo gusaba na Kristo bigize gute? Bisobanuye. Sibyo? Buri muntu wese mu mibereho ye amenye ikintu bita gusobanukirwa gusabana na Kristo icyo bisobanuye. Baranditse ngo iki? Nimwitegura urubanza kugira ngo Kristo azabagarutse maze abamwizera bakishimira kumusanganira. Muzabashe kuba bazamusanganira mu mahoro. Uwo munsi abacunguwe bazabagirana mu ikuzo rya Data twese n'Umwana we. Uwo munsi abantu b'Imana bazarabagirana. Ariko bisa nkaho bikomeye, sibyo? Ariko muri uko gukomera dufite ukomeye. Bibiliya iravuga ngo kuko nanjye nagize gute? Nanesheje nicana ku ntebe ya Data, ngo namwe ndiko mugomba kunesha kugira ngo mwicane nanjye ku ntebe ye. Baratubwiye ngo iki rero? Uwo munsi abacunguwe bazarabagirana mu ikuzo rya Data twese n'Umwana we. Abamarika bazafata inanga zabo zizaho bacurange maze bakira umwami n'iminyago ye y'intsinzi. Aribo bantu bazaba baruhagiwe kandi bakerezwa mu maboko y'Umwana w'intama. Ngo n'abantu bazaba baruhagiwe kandi bakejeshwa amaraso y'Umwana w'intama. Hazumvikana indirimbo yo kunesha maze amajwi asakare mu ijuru ryose. Kristo yaranesheje nuko yinjira mu ijuru aherekejwe n'abo bacunguwe, aribo bahamya buko umurimo we wo kubabazwa no kwitangaho igitambo utabaye impfabusa. Sibyo? Hari abantu bagomba kuzahamya iby'urupfu rwa Yesu, bagahamya n'icyo umurimo wa Yesu wabakoreye hano mu isi. Bavandimwe banjye ndabifuriza icyo kintu cyane kandi nicyo mbifuriza rwose. Reka nsome isomo risoza mbariho nsoreza muri Yesaya igice cya 40. Reka mbariho nsoreza. Ubundi buri muntu wese asigarana umwanya we mwiza wo gutekereza uburyo yabona iki kintu cy'agaciro. Batubwiye ngo ubwiru bw'Imana bugomba guhishurwa nk'uko yabwiye imbata zari zo bahanuzi. Mu gihe mu ijuru batangaza ibintu bikomeye, mu isi natwe tube dufite ibintu bikomeye by'ibyiringiro byo kuzabona umwami wacu. Kandi ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane by'umugisha nakwifuriza buri muntu wese. Yesaya 40 nimureke nse muhere ku murongo wa 6. Ijuru ryaravuze riti rangurura. Ijuru ryaravuze ngo gira gutera rangurura. Maze abahubaza ati ndarangururira iki? Sibyo? Ati ijuru ryaravuze ngo gira gute rangurura. Maze abantu baza ati ariko ubundi ndarangururira iki? Umva rero, abantu bose bameze nk'ubwatsi n'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bwo mu gasozi. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka kuko umwuka w'Uwiteka ubuhushyeho. Ni ukuri abantu ni nk'ubwatsi. Ubwatsi buraraba, urabyo bugahunguka,
ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Imana ihabwa icyubahiro. Urangwa aratangaza ngo ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka. Buriya muzi yuko uyu muntu yahindutse mu mutima adapfa, ngo arasinzira. Namwe niko mwasomye ibyanditswe byera. Ati ni ukuri ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka, kugira ngo hamye yuko ibintu Imana yavuze bibeshaho umuntu, uwo muntu ntagire icyo urupfu rumutwara. Ahubwo Imana ikabwira bene uwo muntu iti wowe ruhuka. Umuntu warunaniwe akagira gute? Muzasome n'amateka ya Mose. Buriya ntabwo batubwira ngo Mose yarapfuye, baratubwira ngo ararambara hasi nk'umusikara ugize gute? Urushye, ahita yisinzirira. Siko mwasomye mwese? Hariho urangurura, sibyo? Ngo ndakamaza ariko ubundi urarangurira iki? Ariko reka mbabwiza abantu bagomba kugira gute? Kugira ngo turebe abantu basoza ari abasirikare ba Kristo. Baranditse ngo iki? Yewe wumvishe Siyoni inkuru z'ibyiza, zamuka umusozi muremure, yewe wumvishe Yerusalemu inkuru z'ibyiza, rangura ijwi ryawe cyane, rirangure witinya, ubwire umudugudu w'Ibuyuda uti dore Imana yanyu. Sibyo? Ngo umuntu agomba kuzamuka umusozi muremure, sibyo? Itanga rivuga ngo yewe Yerusalemu nawe w'Ibuyuda wigira gute? Aba ni babandi bamenye bwa bwenge, bagomba kubwirwa amagambo yuko Imana iri kumwe nabo. Aya magambo aravuze ngo dore Imana yanyu. Niyo twategereje kandi izagira gute? Murongo wa 10 n'uwa 11. Dore umwami Imana izaza ari intwari, kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera. Dore izanye ingororano, kandi inyitorano zayo ziri imbere ye. Azaragira umukumbi wayo nk'umushumba, azateraniza abana b'intama mu maboko ye, azabaterura mu gituza, abaterurire mu gituza, kandi zonsa azazigenza neza. Mbese dufite Imana nziza? Oya, Imana ifite ubushobozi bwo guterura abana. Ni nk'aya magambo dusoma ngo inkweto ntago zashiraga ku Bisiraheli, ngo n'imyenda yabo niyabagira gute? Niyabasaziraho. Ariko byaruse byabatubwira ngo impamvu zitabasaziragaho ntago ari strategy yindi, Imana ubwayo yarabateruraga ngo ikabaheka, sibyo? Buriya ngo nibibaya n'iki n'ubukonje n'ibyagenaga byose ngo na kimwe bumvaga, ijuru ryarabahekaga. None mbabaza ikibazo, mu butayu nk'ubu ngubu ijuru rizaheka abana baryo? Rizabaheka, sibyo? Mwitinya, dufite Imana. Dufite uwaduteguriye kuzabona ubwenge buzahoraho iteka ryose. Dufite ibintu tugomba kuzabona muri iki gihe, sibyo? Dufite ibintu bigomba kuzabaho ku mpande zombi. N'uruhande rumeze nk'aya magambo dusoma avuga ngo ngushyize inzira zingahe? Ebyiri imbere, ni y'ubugingo ni y'urupfu. Ugire gute? Uhitemo. Ariko birika tubwira ngo uhitemo ubugingo kugira ngo ubashe kugira gute? Kubaho, sibyo? Reka Imana dushoboze guhitamo ubugingo. Mu gihe abantu bari guhitamo kandi bagahitamo nabi, ndabifuriza guhitamo ubugingo. Ndabifuriza kwizirika ku Mana. Niho ubwenge bw'Imana twabonye buri. Ngo niyizi nzira ya ubwiru bw'Imana bisi batigeze bamenya. Imana yabuhishuye kandi batubwiye ngo mu ijuru rya marika wa 7 ubwo bwenge buzahishurwa, sibyo? Nimureke Yesu aduhishukire neza, nimureke buri muntu wese ahinduke inshuti ye, aryamye cyangwa abyutse, bimeze neza cyangwa nabi. Reka Yesu ahinduke inshuti yacu. Reka buri muntu wese amwizirikeho. Igisubizo cyari kuvuga ngo tunganya umutima wanjye ungira umwana wawe byiteka ryose. Imana duho umugisha kandi tugirire neza mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Imana Data, turagushimye, uhabwe icyubahiro. Turagushimira kuri Imana yacu kandi ikomeye. Turagushimira ko watwandikishije ijambo ryawe. Turagushimira ko ushobora kuduha umugisha muri iki gihe giheruka bikemera. Turagushimira ko ukomeye cyane. Turagushimira ko ijambo ryawe ritazagenda ubusa. Ugira ikintu ukora ubwoko bwawe Mwami Uwiteka. Utumenyeshe ububwiro bw'ibyo ushaka. Utumenyeshe ibi bintu abo mu isi batigeze bemera gushaka no kubikunda. Ubiduhishurire Mwami Uwiteka. Utwambike ubwiza bwawe ku buryo tubona kurabajyana kwawe kuturiho. Utweze mu mitima kugeza ubwo dukura mu isi n'icyaha. Ku bw'igitambo cya Yesu utugire neza, turakwinginze. Intege zo mu gihe cyatambutse birashobora ko ari nyinshi ndetse cyane, ariko wavuze yuko imisozi izamanuka. Uduhe ku mwuka wawe wera kugira ngo dutere intambwe neza twemye twiringiye Yesu. Erega n'ubundi muri twebwe nta kintu na kimwe twakwiringira ngo dukize. Twongeye kwiringira ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Utwuzuze ubuntu bwawe tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.